Nongeye kubifuriza ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeje kubana natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Reka rero mayikaze muri amakuru twifashisha inkuru y'ikinyamakuru rya Akadomo.com ifite umutwe ugira uti icyishe inyuma y'ubuheza nguni bwa Rashidi, Idamange, Karasira, Cyuma ndetse n'abandi batandukanye. Ati burya koko abo umwami yahaye amata nibo bamwimye amatwi. Ati bijyaho ko umubyeyi arera umwana we mu buryo bukwiriye akamuha byose afite kugira ngo kure neza, ariko wa mwana akazakura atabibona akabikirumbo agahombera umuryango, nyamara kandi waramushoyemo byinshi cyane. Niyo magambo atangira inkuru y'ikinyamakuru rya Akadomo.com. Iyo bagize bati Rwanda ngo byiduhetse, ati byumvikanisha ko ishyano nk'iri rishobora no kugwirira igihugu, ati gishobora gushyira imbaraga zose mu kurera abana bacyo, ati ariko bamara gukura bageze hamwe, ati batangiye kucyitura, ati bagahitamo rero kugitera umugongo bameze nka bamwe rero batema amashami y'igiti bicayeho. Ni nko kuvuga ngo kucyitura inabi kandi ari igihugu cyakubyaye. Ati kenshi uzasanga bene abo ngabo rero bemera guhara igihugu bagahitamo indonke, ati nubwo n'ubundi zitabuze mu gihugu, ariko ati kutanyurwa ndetse no kutagira intego zo guharanira iterambere bigatuma bahitamo inzira y'ubusamo ibaganisha ku bukire bwihuse. Ati bimwe mu bizakubwira abagengwa n'ayo maca y'inda, ati harimo kwemera gutoneka igihugu bagoreka amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 atari uko batazi ukuri, ati bagahitamo kubupfukirana kugira ngo baramuke kabiri. Ati uherutse kwaduka muri aba ni uwitwa Hakuzimana Abdurashidi, umaze iminsi yumvikana ku mbuga nkoranyambaga zirimo YouTube avuga ko ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida Habyarimana Juvenal mu mwaka w'1994 ariryo ryabaye intandaro ya Jenoside. Uyu ariko amenyekanye vuba ahangaha kuko mbere ye hari abarimo Idamange, Yvonne Ryamurwiza ukurikiranyweho ibyaha birimo guteza imvururu cyangwa se imidugaro muri rubanda, guteza imvururu muri rubanda, gutanga amakuru y'ibihuha yifashishije ikoranabuhanga ndetse no gupfobya Jenoside. Ati barimo kandi Uzaramba Karasira Aimable nawe ukurikiranyweho ibyaha birimo guhakana no guha ishingiro Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 no gukura amacakubiri no kudasobanura inkomoko y'umutungo. Abandi ati barimo uwitwa Niyonsenga Diodoni, witwa Cyuma Hasani, Theoneste Nsengimana, ufite ikinyamakuru cyitwa Umubavu, Agnes Uwimana Nkusi ufite igitangazamakuru cyitwa Umurabyo ndetse n'abandi batandukanye. Ati abasesengura politike n'ibijyanye n'amategeko bagaragaza ko hari impamvu zigera kuri enye zituma aba bantu n'ababayobotse bahitamo rero umurongo wo kugomera igihugu cyabo. Ati ibintu bavuga ko bikwiye gukumirwa mu buryo bwose bushoboka. Bati hari icyo bita ingengabitekerezo ihuriweho. Mu kiganiro cy'imakuru rya Akadomo.com, n'umwarimu muri kaminuza witwa Karangwa se wa Jean Claude yavuze ko ibikorwa by'aba bantu ngo bigamije kongera kwimakaza ingengabitekerezo ya Hutu Power. Ati biriya byose birimo kugarura, ati nibishingiye ku ngengabitekerezo ya Hutu Power yagiye ikwirakwizwa guhera ku mwaduko w'abakoloni. Ati bakaba bari mu murongo wa mbacemo ibice mbayobore. Yakomeje agira ati aba rero nta yindi ntego, ati ni ukugira ngo twongere dusubire mu kaga twabayemo, ati ubwo hadukaga interahamwe. Ati iyo usesenguye imikorere yabo usanga ihura neza na za ngengabitekerezo zubatswe na ba Gitera na ba Kayibanda mu myaka y'1959. Umushakashatsi kuri Jenoside yakorewe Abatutsi akaba n'umusesenguzi mu bijyanye n'amategeko Tom Ndahiro yavuze ko benshi muri aba bagaragara mu bikorwa byo gushaka gusubiza igihugu inyuma. Ati usanga bahuriza ku kintu kimwe cyo gushaka guhakana, gupfobya no guhishingira Jenoside. Ati nk'imwe mu ngingo ifite ubusobanuro bukomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Ati ibi rero kandi bikagaragazwa n'uburyo abarimo nka Karasira batawe muri yombi bageze ku rwego rwo gutuka rero ubuyobozi bw'igihugu ku mugaragaro. Ati ndetse no kubugereranya n'ubundi buzwi nk'ubwa MRND yateguye ikanashyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi, ari nako ayipfobya avuga ko ari bo bizize, akongeraho ndetse no kugerekaho ubwicanyi ku ngabo za FPR zahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi. Tom Ndahiro ati bose bafite ingengabitekerezo bahuriyeho, atuzi abantu bahuriye mu cyaha. Ati iyo rero urebye imikorere yabo ubona bakora nk'agatsiko k'abahuje umugambi wo gukora icyaha. Ikindi ati ninda nini ntikwiye amayira,
Mu byaha Karasira Aimable akurikiranyweho harimo n'icyo kutabasha gusobanura inkomoko y'umutungo w'amafaranga asaga miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda yasanganywe iwe mu rugo ndetse no kuri konti ze za mobile money. Karasira Aimable ariko ntabwo ari wenyine, ati kuko ari kenshi havuzwe ibikorwa nk'ibi by'abantu bakira amafaranga aturutse mu mahanga bigakekwa ko abagamije kugusha neza abo bantu kugira ngo abanzi b'igihugu rero babanyuzemo amatwara yabo. Tom Ndahiro ati ni inyungu bababonamo, ati hari amafaranga bahabwa na YouTube ariko hari n'ava mu mahanga. Ati ibyo ntabwo rero nabihamya, ariko mu magambo yabo atubusanga babivuga ngo abadufasha abagira bate. Ati cyane cyane Agnes we akunda kubivuga cyane. Karangwa yunzemo ati aba bose rero bahabwa amafaranga, ati n'ubushobozi bwo kugira ngo bakore ibikorwa byabo. Ati ikimenyetso kirahari nuko ubushinjacyaha bwagaragaje ko uwitwa Agnes Uwimana yahawe amafaranga na Rusesabagina Paul, nawe yari afite abamuha amafaranga. Ataba rero n'abakozi bampatse ibihugu, ati batifuza ko hari igihugu cya Afurika kigira amahoro. Avuga ko hari ingero nyinshi cyane z'abantu bakoreshwa n'abampatse ibihugu bitifuza rero amahoro n'umutekano ku mugabane wa Afurika. Ati ni kimwe n'aba Paul Rusesabagina na ba Sankara. Ati ubuse aho ari mageragere kugira ngo gufungwa ni ikuzo cyangwa se n'ubutware. Ati baba bakoreshwa babizeza ko bazabafata bakabagira ibitangaza. Ati rero bakwiye kureba ingero zihari z'abafashwe nabo bakirinda ko bazagwa muri uwo mutego. Ikindi ati ni ikiraro cy'abifuza gusenya ubumwe bw'abanyarwanda. Muri Werurwe 2021 ubwo Idamange yaramaze gutabwa muri yombi, hari benshi mu banyarwanda n'ababashyigikiye bagaragaye mu mijyi nka Paris no kuva mu Faransa bavuga ko barimo rero kwigaragambya bamagana ifungwa ry'uyu mugore Idamange Yvonne Ryamurwiza. Karangwa avuga ko uretse Idamange n'abandi byagiye bigaragara ko bafite abantu babakoresha bagamije guhungabanya ituze ry'abanyarwanda ndetse no gushaka gusenya ibyagezweho mu Rwanda. Ati rero abangaba rero atubona ko ati barashidi na Agnes ati baza bakoreshwa kugira ngo bamunge ibitekerezo by'abanyarwanda, bakoreshwa kugira ngo bongere bacemo ibice abanyarwanda, bongere haduke ugukimbirana kw'abanyarwanda. Ati ibihano rero bikwiye gukarishwa kuri bo. Ati kenshi ibikorwa nk'ibi byo gusebya igihugu ndetse no kugurika amateka bikunze kuba mu isura y'uburenganzira bwa muntu, ariko bwana Tom Ndahiro akavuga ko iyo uburenganzira bwa muntu bwatangiye kugurika amateka y'igihugu biba byahinduye isura. Ati kurwanya aba bantu ati bagafatwa bagashyikirizwa ubucamanza. Ati giye mbifata nko kuzimya igishashe cy'umuriro kiri ku nzu ya mugenzi wawe. Ati umuco rero kutabahana niwo utuma bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Yakomeje agira ati umunyamakuru ashatse yanenga ibitagenda neza, ariko iyo utangiye koroshya icyaha cya jenoside uvuga ko habayeho jenoside ebyiri, ati niyo mpamvu rero hagiyeho amategeko abihana ibi bintu ati bakora hano, ntabwo wabivuga kuri jenoside yakorewe abayahudi. Ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ndetse n'ubwisanzure bw'itangazamakuru biteganywa n'ingingo ya 38 mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Abakekwa kuba abarwanyi b'umuhari ADF barishe abantu 4 bongera baturira imodokari 14 barimwo zari ziherekejwe n'abasirikare ejo ku munsi wa gatatu mu ntara ya Ituri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ico gitero cyabereye hafi y'igisagara ca Ofai kuko byashyikirijwe n'ishyirahamwe rifise icicaro muri Amerika ikurikiranira hafi ibijanye n'umutekano mu ntara ya Kivu. Iryo shirahamwe ryavuze ko ico gitigiri c'abantu 4 bishwe kikiri icifata kibanza. Izo modokari zari ziherekejwe n'inteko za MONUSCO zagiye kubungabunga amahoro n'umutekano hamwe n'igisirikare ca RDC kuko byavuzwe n'umutegetsi wo muri societe civile muri ako karere Dieudonné Malangai. Ahandi havugwa ubugizi bwa nabi muri Afrika ni muri Nigeria. Abagabo bitwaje inkoho baranyuruje abanyeshuri 73 ejo ku munsi wa gatatu babakuye ku ishuri ryisumbuye riri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Kibaye igitero muri kurikirane rw'ibindi byo kunyuruza abanyeshuri benshi bihitiye muri Nigeria. Kunyuruza abantu mu ntumbero yo kubivyaza amafaranga byabaye nk'akaranda mu buraruko bushira uburengero no hagati muri Nigeria. Abanyeshuri hafi 1000 baramaze kunyuruzwa uyu mwaka, ariko benshi muri bo baramaze kurekurwa. Igipolisi
cavuze ko abo banyeshuri banyurujwe ku ishuri ryo mu gisagara ca Kaya kiri mu ntara ya Maradun ni muri leta